burya koko y'Imana igutindije iragutegera ni imvugo y'ukuri kwa nyako. Urisanga mu nkuru ngufi y'umwana w'umunyamugisha Leontine Uwamariya wahize abandi mu bizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye troncome n'amanota 98.67%, ariko akabura kuri podium ngo yakire ibihembo bye. Mu nkuru bivugwa ko yamwahuranyije umutima ndetse ikavugwaho bitandukanye. Uyu munyeshuri wigaga kuri Institut Sainte Famille Nyamasheke kuri uyu mugoroba amaze kwakirwa nk'umwamikazi n'umunyamabanga wa leta muri Mineduc Madame Claudette Yerere, umuyobozi mukuru wa NESA Bernard Bahati n'abandi, ndetse yarashagawe n'ababyeyi be, ubuyobozi bw'akarere n'abandi bafite uburezi mu nshingano. Minisiteri y'uburezi ivuga ko nubwo atabonetse mu birori nyirizina, mu ikuzo yagendanaga uyu munsi yahawe ibihembo yari yateganyirijwe birimo mudasobwa, amafaranga y'ishuri y'umwaka wose, impamyabushobozi y'ishimwe, ndetse anahabwa gukomeza amasomo y'inzozi ze mu ishuri rya Rwanda Coding Academy, aho yifuza kuzavamo umumenyi ukomeye n'umuhanga mu by'ikoranabuhanga rihambaye rya programming. Nshaka kuzaba mu program nishimye cyane, ntabwo nabona uko nabivuga. Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndushaho 100%, narabitekerezaga gusa. Hagati aho drone za Kabera zari zahishuye ko Mademoiselle Leontine Uwamariya agahinda ko kudahamagarwa kuri podium nk'abagenzi be b'imina mu gihugu kamusanze za Mushaka ya Rwimbogo ho muri Rusizi, zishimangira ko nta muntu n'umwe mu burezi wigeze amubwira ko azaza i Kigali. Nyamara we kuva yakora ikaramu ku rupapuro rw'ikizamini cya nyuma yiyumvagamo akayihayiho kuko yahacanye umucyo nta gushidikanya. Ibi byose ariko Mineduc yaje kubinyomoza, ibyita amakuru y'impuha ko nta mpamvu n'imwe yatuma adahamagarwa, ahubwo ko umurongo wa telefone utabashije gucamo inshuro 3 zose. Ngayo ukwihangana gutera kunesha. Mademoiselle Leontine aragira amasomo meza no guhirwa mu buzima.